rero hano hari agaparufe ndayibatuye. Iyi parufe yitwa ukabibona bitubona uriya muntu yambaye agakariso gatoya, niyo mpamvu amabuno yacitsemo kabiri. Mumbabarire ibyo bintu ntibizongere kubagaragaraho niba byajyaga bibagaragaraho. Ikaze ku Umubyeyi niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi umutesilide. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Umubyeyi. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu byatugirira akamaro nk'abagore, ibintu byatugirira akamaro nk'abakobwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nk'abagore nk'abakobwa tugomba kwiyitaho, tugomba kumenya icyo dushaka, tugomba kumenya icyo dukunda, mbese tukakikorera. Burya ikintu cya mbere mu buzima ni ukumenya ikintu ukunda, ni ukumenya ikintu ushaka, kuko bituma ukora ikintu nyine hari icyo ugamije, hari icyo ushaka kugeraho. Rero tutaragera kure, hano mpafite indabo. Izi ndabo rero murebe, nicaye gutya numva nkumbuye indabo ziri naturel, numva ndashaka indabo mu rugo, nuko ndazishaka. Ntabwo mwakumva ibyishimo numva mfite kubera ko ndi kubona indabo ziri naturel, indabo ziteguye, mbese umva indabo zirashimisha pe, sibyo? Nawe rero ntukarindire yuko baguha kado y'indabo, ntukarindire yuko haba anniversaire cyangwa se iyindi fete yayo yose ngo ubone indabo. Ujye ubyibuka nawe uzigurire, urebe ukuntu byongera ibyishimo, byongera mbese muri wowe hari ikintu kiyongeramo, ukumva witetesheje, ukumva mbese wikunze. Rero ni muri urwo rwego indabo nazishatse, ndazitegura, ndumva nishimye pe, ndumva nishimye rwose, nta kindi, nta bintu byinshi cyane. Rero nanezerewe kuko niguriye indabo, nkaba ngiye kuzitegura, mbese numvaga ari ikintu nshaka, nagikoze, ndumva nishimye. Rero nk'abadamu nk'abakobwa, niba ari ikintu ushaka, niba ari ikintu wumva kigushimishije, ugishoboye gikore, hanyuma urebe ngo ubuzima bwawe buraba bwiza kurushaho. Twihuse rero, ibintu byatugirira akamaro hari kwiyitaho, nicyo cya mbere, ukamenya icyo ushaka. Hanyuma rero twigeze kuvugana yuko guhindura imyenda y'imbere, guhindura amasuvetma, guhindura amasutien, mbese ari ikintu tugomba kwita. Usanga dufite isutiye imwe dukunda, ugasanga kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu niyo twambaye, wakumva warembye ukavuga uti ndashyiramo iriya sutiye nimfata neza, gutyo gutyo. Hanyuma ugasanga ntabwo twibuka kuyimesa rwose nk'uko byagakwiye, ugasanga turayambara mpaka noneho yaba iy'umukara, ntabwo wibuka no kuyihindura. Rero uyu munsi navuze nti reka twongere twibukiranye, turebe ibintu byatugirira akamaro mu buzima bwacu, kuko yaba ari sous-vêtement, yaba ari isutiye, ni ibintu bihita bigera ku mubiri ako kanya. Tugomba kubyitaho rero kugira ngo twirinde indwara, hanyuma isuku yacu ibe nyinshi kurushaho, mbese ihore ari nta makemwa. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi nahinduye, ndavuga nti ngomba guhindura amasutiye, ngomba gushaka amasutiye mashyashya. Rero ikindi kintu nakubwira, mbese ni nk'ibanga, niba ushaka kugira ngo ujye wambara sutiye neza, wumve uraberewe, iragufashe neza, no kumenya nimero y'isutiye. Nimero z'isutiye rero ziba ziri kuri kano gapapuro. Ahangaha ukamenya size yawe, haba hariho size yawe, umva ikagukwira neza. Rero njya kuzigura, nagiye barampa ndipima, noneho ndangije ahantu ndi kugurira barambwira nese zagukwiriye. Ndabwanye iyi nyine kubera ko nyine ifite amabere matoya, nyine hano hejuru hasigara umwanya batoya, ntabwo ari uko bigenda, kuko ubwo nini twagoye nimero nini, ngo ugende usubiremo wigere ufate nimero ihwanye nawe, kuko ntabwo ko kundi umubiri usigara hano cyangwa se umwanya ugasigara hano hejuru,
ntabwo ari byo, nuko wambaye nimero itagukwira y'isutiye. Rero ako kantu mugashyire mu mutwe, mujye mubyuka igihe mugiye kugura amasutiye yanyu. Rero dore agasutiye naguze k'umukara umva keza, n'akandi k'icyatsi nako murabona ko ari keza. Hanyuma rero amasuvetuma zacu tugomba kuzihindura nyuma y'amezi 6, hagati y'amezi 6 n'umwaka. Umwaka aho nyine uba wa maximije wamazemo, mbese wayamazemo. Ariko nibura ubona izumaranye amezi 6 ukizifite, gerageza utangire gutekereza uburyo uzazihindura kugira ngo ugire suvetuma zisa neza. Rero nagiye nsaba abamama, abadamu, ababyeyi, abakobwa, hari igihe usanga nyine wambaye suvetuma ariko ugasanga yaciyemo kabiri, ibicece, inda. Rero nakubwira yuko ahantu nazikuye bafite suvetuma nziza zifata inda. Reba sibyo, urabona ahangaha kuzamura kugera hano niho hafata inda, ku buryo udasanga hajemo ibice bibiri. Donc dore amabara nahisemo, kano ka beige muraza gusanga murebe n'ubwoko bumwe, ariko nuko ari bwa bundi bufata inda bituma wambara neza ugatebeza, cyangwa se niba utanatebeza ariko ukumva umubiri wose urafashwe. Dore akandi k'ubururu, aka rouge, umukara. Abantu benshi tugira amasuvetuma y'umukara gusa kuko niyo atagaragaza umwanda, niyo atagaragaza ko yapfubye, mbese niyo umva. Dore rero n'akandi, utu tubara rero ni utuzungu, utubara tw'udusirimu. Reba ntago igaragara mu ipantaro, ni kakandi koroshye. Harimo n'akandi k'icyatsi, nako murabona ko ni keza, gafata ikibuno ugasanga amabuno rwose yagiyemo. Niba rero umva mumbabarira ujya kugura suvetuma ujye uvuga bakurebere ko mbese ko ijyamo kwikwirirwamo. Hari umuntu usanga yambaye suvetuma ugasanga yaciyemo amabuno kabiri, ugasanga kimwe kiri ku ruhande ikindi kiri hino. Oya, habaho amataye yose, mumbabarire mujye mwambara amasuvetuma aba mbese afata amabuno neza, ku buryo utambara akantu ugasanga kagaciyemo. Waba wambaye ipantaro, waba wambaye ijipo, ukabibona ubitubona uti uriya muntu yambaye agakariso gatoya, niyo mpamvu amabuno yacitsemo kabiri. Mumbabarire ibyo bintu ntibizongere kubagaragaraho niba byajyaga bibagaragaraho. Rero bara niba suvetuma ufite zimaze hejuru y'amezi 6, utangire ushake uburyo wayahindura, cyangwa se ukundi kuntu wareba nanone ko suvetuma yawe ikiri nziza cyangwa ikiri cyashya. Hano hagati nureba ugasanga karacyameze gutya nkaho ari gashyashya, nta kibazo ukagumana. Ariko nusanga hari ukuntu kagiye kandura, kagiye gapfuba, ushyire ku ruhande rwose. Nta kiza nko kugenda wumva usa neza, umeze neza muri wowe, wambaye suvetuma nziza, wambaye isutiye nziza igukwiriye, igufatiye amabere neza. Hanyuma rero ako ni akantu tugomba kumenya, tugomba kwitaho mu isuku yacu y'umubiri. Tukiri ku mubiri rero, hano hari agaparufe ndayibatuye. Iyi parufe yitwa Baccarat Rouge, ni brand ya Sansiro K259. Ushobora kuyikoresha waba uri umugabo cyangwa se umugore, bose barayikoresha nta kibazo. Ugiye kuri internet usanga ko izi parufe ni za parufe izwi ko ihenze, izwi ko ari insirimu, mbese ikoreshwa n'abantu bavuga ko bagezeyo, abantu badafite ikibazo cy'amafaranga, abantu mbese bita kuri bien-être yabo, abantu bubona wundi ubuza agaciro ka parufe. Ni
rero narayibonye ndavuga ntabwo ingi nabyihererana ngomba kubibabwira namwe mukabigerageza. Narayiteye ariko ndakubwiza ukuri yuko ni ya parfum witera abantu bakuri hafi bakuri iruhande akaba ari bo bayumva cyane kurusha wowe kuyumva. Ijya kumera nka kuko mademoiselle kuvuga uburyo humura kuko isigara inyuma hafi yawe, mbese umva ni nko gusiga signature ahantu. Ngiye kuyitera rero turi kumwe mubisha ukuntu gahumura ku mwenda. Ikintu cya mbere uhita wumva ari nk'akantu ko kurya, k'akantu k'agapome, ya pome y'umutuku. Umva ntabwo icura umwuka, ntabwo itera umutwe, ntabwo iri strong kwa kundi ya parfum witera ukumva iri kuzungereza. Bakahahuje bo wumva iri soft ukuntu. Umva ndayigutuye rero. iyi bakahahuje uyikeneye ndaza kugushyiraho nimero ku giciro cyiza. Hanyuma rero ugende witere uhumure. Wayikoresha hamwe n'umugabo niba uri umugore, cyangwa se niba uri umugabo ukayikoresha n'umugore wawe. Niba ari umugabo wayikoresha n'umugore, niba ari umugabo wayikoresha n'umugore, umugore n'umugabo, umugabo n'umugore. Hanyuma rero cyangwa se abasore. Ngiye nanone kubabwira izindi parfum rero nanone nziza nkunda. Hari nanone ni brand ya Sansiro ya Coco Mademoiselle K95 brand ya Sansiro. Hanyuma hakazaho na Ariye K131. Izi parfum rwose uzifite umva uba wagikoze rwose, uba umeze neza uhumura. Ntabwo zihenze kandi neza, urebye zijya guhumura nka original zazo, nubwo izingiza ari brand ya Sansiro. Tukirira kureba ibintu byatugirira akamaro mu buzima bwacu nk'abagore nk'abakobwa. Nanone hano hari utuntu. Ni lemon eau de cologne. Lemon eau de cologne nayo ni brand ya Sansiro. Akangaka b'abantu batranspira bagira icyunzwe mu kwaha ugasanga gifite odeur mbi. Akaka eau de cologne ya lemon iragufasha. Ntabwo ikubuza gutranspira ariko iragufasha nibura ugatranspira, ariko icyuya cyawe icyunzwe cyawe ntikiza ari cya kindi kinuka. Ubishoboye cyangwa se ukaba wakoresha n'indimu kuko bikora kimwe. Umaze gukaraba nyine umaze kwisiga amavuta, igihe cyo kwisiga deodora uragafata ukagasprayinga mu kwaha kwawe, haba ari ku ruhande nyine mu kwaha kwawe akaboko kamwe n'akandi. Hanyuma rero ukagenda gahumura neza. Lemon nyine nkuko lemon ihumura, ntabwo itera umutwe, ntabwo igira gute. Rero niba wajyaga wumva hari ukuntu ufite akuya umva kadashimishije, kafite umwuka udashimishije, aka kantu ntikagucike. Eau de cologne ya lemon grass brand ya Sansiro ikoze muri lemon. Urabona ko karoroshye kugatwara mu isakoshi, kugashyiramo, uretse ko no kukitera mu gitondo ukagenda ukaza kugaruka nimugoroba nta kibazo. Ariko hari igihe usanga wakoze course nyinshi ugasanga uri kwihuta, ugasanga izuba n'ibiki byose ukavuga sindi kunuka. Rero wacishamo akarenjete cyangwa se ukundi kuntu wakwihanagura ubundi ukongera ugateramo, umva ukahatambukana umucyo nta kibazo. Ukaba wakunama hafi y'umuntu umwegereye uri kumubaza ikintu ariko udafite urwikekwe rw'uko uri kunuka icyuya. Dore rero igisubizo ngiki.
eau de cologne ya lemon. Umva, yaba ari abagabo yaba ari abagore, abantu bose baragakoresha. Twagiye rero muri iki gihe cy'izuba rero hari amavuta usanga afasha abantu mbese kutumagara, kutagira intoki zumagaye, ibirenge byumagaye, umubiri wumagaye muri rusange. Hano hari amavuta meza ya Dove. Ngaya, iyi Dove ni ya skin iri dry, for dry skin. Iyi Dove iroroha, iyi Dove umva nubwo ihumura neza, icyo nakubwira cyo Dove ihumura neza. Iyi ngiyi ifite akantu k'ubururu, for dry skin. Noneho iyi y'umutuku n'abantu bafite urwaru rwumagaye bya hatari, for very dry skin. Aho wundi wumva na byarayoberanye. Umva nayo irahumura cyane, irahumura neza, ntabwo icura umwuka, ntabwo izungereza. Noneho hari iyindi hano Dove ya avoka, ikoze muri avoka. Nako karahumura neza. Yo ntabwo wavuga ngo ni umuntu ufite uruhu rumeze gute. Abantu bose baba ari urworoshye, urukomeye, rwo hagati, bose barazikoresha. Nako karahumura rwose. Rero hari igihe usanga umuntu yisiga nk'amavuta atazi uko akora, ugasanga nyine upfuye kugura, ariko niba uzi ko ufite umubiri usanzwe nta kibazo ufite, ukaba ushaka amavuta ahendutse, amavuta afasha uruhu kumera neza, wakoresha iyi Dove ya avocado. Hanyuma waba ufite uruhu rwumagaye cyane cyane cyane, ugakoresha iyi Dove y'umutuku ifite kano gatima k'umutuku. Hanyuma nanone rwaba rutumagaye cyane, ugakoresha iyi ngiyi ifite akantuza k'ubururu. Rero tukiri kuri rya vumbi twavugaga, iwacu tugomba kuhagira neza. Ntugasange ku kabati hari ivumbi, ntugasange ku meza hari ivumbi, ntugasange ahantu mbese hafatika, cyangwa ku ntebe cyangwa hehe. Rero nk'umusirimu, umuntu ukurikira umubyeyi-magazine, ugomba kuba ufite akantu k'agasirimu kagufasha kwirukana ivumbi ndetse no kurikuraho. Urabona ngaka kose karoroshye, kameze neza, uragenda ukagahanaguza. No ku ntebe birashoboka, nk'ahangaha hagati aho tuba tudakora buri munsi, wagira gutya gacishamo akavumbi kakavamo, sibyo? Gacishamo akavumbi kakavamo, hanyuma ugacisha ku kabati, ugacisha he, ubundi ukagenda kakabika n'isuku n'ubusirimu, umva byose birimo, sibyo? Nuko numva ari ibyo ngibyo. Ariko rero niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, kugira ngo utu tuntu tw'ubwenge ntitugume hamwe gusa, tugende tudusangira. Hanyuma rero tukiri mu gutegura, tukiri mu kwirukana ivumbi mu rugo, ni nk'itegeko, tugomba kuhategura tukahagira neza. Hari imitako itandukanye twahashyira. Murabona nk'aka ka home. Aka ka home karimo mbese navuze ko ari 3 in 1. Icya mbere hariho iyi message ya home, sibyo? Ngiyi sindi niba muyibona. Hanyuma hakabamo n'aka gakombe. Kano gakombe karimo buji ihumura. Wayicana utayicana karahumura. Nono ibaze buji wenda zirashize, uretse ko ari twinshi tune. Ushobora wenda gucana kamwe muri utu ngutu, ariko wagateguye gutya, cyangwa se ntugategure. Hanyuma niyo buji zazanashiramo
usigana tuno dutako twawe turimo akamesaje kawe, ukaba washyiramo udusaro, ukaba washyiramo udukokiyaje, ukaba washyiramo cyangwa se akandi kabuji karekare. Urabona ko kuyigura ntago waba uhenzwe. Tukiri rero ku muteguro wo mu rugo, ushobora kuyihamo umuntu kado, yaba ari umumama, ari umukobwa, buri wese aba afite aho ataha. Hanyuma rero nanone hari akandi ka love, sibyo? Dore ka love, hariho message ya love. Hari igihe usanga abantu bari kwibaza ati noneho ndashiri wanjye ndamuhiye kado, madamu ndamuhiye kado, se umugabo wanjye ndamuhiye kado, se umuvandimwe, umubyeyi, mbese abantu ba hafi nyine badukunda natwe dukunda, ndabaha iyihe kado? Umva, iyi love ni kado nziza waha umuntu, cyangwa se ukaba wanayitegura, kuko mu rugo naho dukeneye urukundo, dukeneye gutanga urukundo ndetse dukeneye no kurwakira. Rero ubibona gutya birakorohera gutanga urukundo ndetse no kurwakira. Ariko izi buji zirahumura we, karahumura neza pe. Rero umva, ntimuzavuge ngo mwabuze igitekerezo, nta ide mufite yo guha abantu kado, mbese akantu washyira mu rugo. Uru ni urugero rwa kado watanga. Hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, tumenya kwiyitaho, tukiha icyo dushaka. Ashobora kuba ari indabo, ashobora kuba ari akantu ko kurya, ashobora kuba ari akantu ko kwambara. Tumenya igihe tugomba guhindurira amasutiye ndetse na suvetuma, tumenya ukuntu tugomba gukuraho ivumbi mu rugo rwacu mu buryo busirimutse, tumenya amavuta twakoresha kuri po zitandukanye, izumye, izumagaye n'izisanzwe ziri normal. Hanyuma tukamenya na parfum tugomba kwitera. Burya guhumura, gusa neza, kugaragara neza ntako bisa. Utanga message nziza kandi ukaninspira abantu benshi cyane batandukanye, ku buryo ubuzima bwabo buba bwiza kurushaho. Hanyuma rero niba utarakora subscribe, uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Umubyeyi-magazine. Ibi naberetse tuno tudeodora, amavuta, parfum, imitako ya home na love, mwabisanga i Remera munsi y'ivuriro rya Polifame, ku muhanda w'amabuye ibumoso, ahantu hari 250 store, niho mwabisanga. Hanyuma rero mwakoze cyane, naho utaha. Bye.